guhera mu rukerera hagana mu masaha 10 hatangiye kumvikana ibisasu biremereye cyane amabombe kugeza hafi umunsi wose ariko byagejeje mu masaha 6 bisa n'ibihagaze bigeze mu masaha 9 birongera birahagarara mu kanya mu masaha 12 birongera uko rero byagenze uyu munsi tubanze twibutse ko ejo Fardc yiriwe irasa ibisasu mu masaha 5 ariko M23 ntiyagira icyo isubiza mu gitondo rero habyutse iyo mirwano ikomeye aho ya Fardc ndetse n'abambari babo yose isigaye yitwa Fardc M23 yabashije kubavana ahitwa za Rusayo ahitwa za Muja ahitwa za muri make biriya bisozi by'ibirunga Nyamuragira na Nyiragongo ariko noneho bose barwanaga bashaka gusatira gufata turiya dusozi turi strategique bivuga ko hariho strategique hariho ingabo za leta ziri kumwe na FDLR uyu munsi rero byavuzwe ko M23 yabashe kubakura kuri utwo dusozi twose barahunga abenshi bakaba bagiye ahitwa Kibati ni abakubazi nyirango ni hafi y'umujyi wa Goma. Kibati ni hafi ubumanuka uzaza za Kanyarucinya baturwanira nitwe twakomye kuba turwana natwe so ntabwo rero twakwicara ngo twishime ngo bafashana naha ntacyo twakoze bararuha n'abantu nkatwe nabo harakonje n'ahantu imvura iragubu ngubu nukubitekerezo byose so manzi yabivuze nange ndabisubiramo n'undi yabisubiramo tuje twibuka ko bakeneye kurya bakeneye kwifubika bakeneye amasasu bakeneye cyokora noneho Kisekedi yaturuhuyemo ariho yatubereye sapara mwiza cyane ariko ntabwo ntitwagendera kuri Kisekedi akoresha natwe ubwacu akimwana kazi imvura sindi kwavuga kujya kubyaka ba Fardc bisaba ingufu nyinshi cyane niyo mpamvu please nta ntambara yo kwibohora yatsindwa irwanwa n'abantu bari kurugamba gusa natwe tugomba kujamo tugomba kubafasha umugabo umugore buri muntu wese n'ukwiga uko abantu bibohoye babigenjeje dusa nkaho turotelemetriza ariko twongeremo ingufu mwakabyaramo please ko kwishimira gusa ko batsinze ariko iburiye bafasha ahantu abari umwana wakomeretse abakeneye kuvurwa hari umwana wataye ikirato cyangwa se wagize ikindi kibazo amasasa bayagabanutse hasi bararasa kandi ntabwo ari igihugu ngo baragura ibyo bintu byose please ako kantu mugashyire mu mutima wa mugani wa manzi kumva umuntu yaryama akaryama akageza amafiriti n'inyama n'ibiki byose akaza bugacya mu gitondo kureba ahantu aho abantu bageze ni byiza ariko muje mwibuka ko none se ni umuvandimwe wawe yaraye ku rugamba ugomba kuvuga ati se wifubitse amasasu yashize of course gutyo wabivuga aho umuntu yabibariza ntitwahabura dufashanye tubafashe tubatere ingabo bitugu naho kanasha kwivugira naho ubundi urugamba rwo bararumetrije si ukubera ko baturwana cyane na muhera yabivuze ni ukubera ko bafite igituma barwana intego objectif leta ya Kongo leta y'Kinshasa nta objectif bagira umuntu utagira objectif nta na kimwe ageraho kandi nta niyo banagira kuko ntifatika izabo nago zifatika ntago wabuza abantu gutaha iwabo gutabara beno inka baraziri wa mugani wawe kuva mu banyamurengere baziriye barazimaze babatwitira amazuru azamuka ahantu hose ntago bashaka kubona umuntu witwa umurwandafone reka mvuge gutya tinde kuvuga ngo batutse kandi abantu na iwabo barwanira bitwa Kanyamahoro Kanyarucinya Nyiragongo aho hantu hose ayo mazina yavuye nimumubwire kuntu umutetera yahise Nyiragongo n'umunyarwanda wabyise aho ngaho umurwandafone ni gute bavanga abantu bahangaha kandi barwanira ku misozi ifite amazina y'ikinyarwanda anyway reka ndekera wumva buri munsi anabizi so tubatikire kabisa bose nabindi uko dushoboye nubwo yaba ari $1 c'est pas grave ariko tubyibuke bishobotse
mbona habuzamo akantu ka coordination kuko bari ku rugamba. Ibi ngibi ntabwo bagomba kwitubwira, ntabwo bagomba kwitubwiriza. Please nka umuntu wabishobora aje twibutsa ku buryo bikaba mbere yuko wishyura roye, mbere yuko ujya kugura ibirato, mbere yuko ujya kugura McDonald's, please ujye usigazaho enero wohereza kazini wawe. Niba utamufite wohereza undi muntu, ariko wohereza abandi nabo bagire motivation, kuko nibatsinda tuzaturamo twese. Ariko se urumva kuko wazatura mu gihugu utagizemo contribution byaba biteye waba utari umugabo. Umuntu w'umugabo agomba kuja mu bandi bagabo bitewe n'ahantu uri, yego ntabwo wahaja, ariko nibura ukavuga ati nakanaka yatubwiye ati courage, nibura tukumva ko wabonetse mu bandi. Please ndarangije aho ngaho. Sansa urakoze cyane. Rwose urakoze. Nkeka yuko dufite uburyo ibi bintu bikorwa. Bijunk uretse ndaguha ugiye gukurikiraho. Nkeka yuko dufite ukuntu ibintu bikorwa, ngira ngo mwabonye manzi mu mwandikire muri DM, si ngombwa ngo utere akaboko ubivuge hano. Unashaka wabikora, ariko utanabishaka wamwandikira muri DM. Nkeka ko DM ye ifunguye. Ni karibu rwose ku muntu wumva hari icyo yakora kuri ibi bintu, kandi uraba uteye inkunga abantu bawe. Navuga yuko wabukoze ikintu gikomeye. Rukeni wagiye hehe ko nakubuze? Ngaho Bijunk, ngaho fata ijambo. Murakoze cyane, muranyumva? Turakumva neza. Nishimiye kuba joininga. Kenshi nabumvaga ndi bucece wenda ndi mu kazi, ariko ibiganiro byanyu ni byiza cyane, ko nanjye ndi konsani ya situation yo muri Eastern Congo. I was born there. Unshake mu gikari rero. Nagire vuba ahubwo kwandikira. Manzi ndagukurikirana n'abandi. Contribution yanyu ni nziza kandi irakenewe. Buri umwe wese uri konsani n'umutekano muke umaze igihe hariya hakurya. Turimo gukurikirana ababona ko ikibazo cya hakurya kibateye ikibazo, bafite self motivation, even if nubwo contribution itari yaba full, kandi aricyo gikenewe. Ubu turabona wenda kuri kote militaire hari intambwe iri guterwa, hari abasore bari kwitanga ku kazi kabo, bari kugakora kandi neza. Ingufu rero ndabona tuzikeneye ahantu hari politiko kumvikanisha impamvu, kwiramforsa aho buri umwe wese wumva ari konsani n'iki kibazo. Ni na byiza yuko dufite naho dushobora gukura ababikoze bigakunda. Avuga igihugu cy'u Rwanda uburyo babikoraga, abantu bari Europe, bari Amerika, bari Afrika, wherever, ariko bari connected. Ntago bari kuri flow, ariko bari connected. Bafite komite, bakagira komite, komiseri politique. Ibyo ngibyo bibaye mu buryo buri organized, ntekereza yuko n'abari kuri flow byaba motivating. Abari Burayi, Europe, bari Australia, bariyo bari concern, akaba duhurira kuri space tukaganira, akaba turi motive, bafasha kumva uri excited, ariko what you can we do. Numva rero buri izo groups cyangwa se location zitandukanye abantu barimo bari concern n'iki kibazo, bibaye byiza, hanyuma hakaba coordination yabyo, tukamenya n'abantu how many are we, na contribution how twayichannelating. Numva byagira, ariko reka nkubaza akabazo. Ko numva waratinze mu gakino, wadushatse ko ibyo byose suggestions zose uvuga zihari. Why don't you join one of us? Noneho
akaguhereza orientation. Okay, thank you man. Ibyo nakubwiraga nabajoininga kuri space wenda nkabikurikirana mu buryo bumwe. Nkeka ko space ntabwo ihagije bitewe nuko uri kubaza ibibazo byiza kandi navuga yuko ari iby'ingenzi ariko wegereye nka Manzi yagusobanurira biruseho ukamenya n'ibyo bice byose uvuze. Ntago muri kumva? Allo? Hano muranyumva? Ndakumva ariko biri gucikagurika. Okay, I'm sorry. Manzi yagusobanurira mu buryo nimbi navugaga ntikomeza ngenda narangije. Yes, Manzi yagusobanurira mu buryo bwiza kandi burambuye umwandikiye kuruta uko wabibariza hano, kandi dufite uburyo biri organize rwose bimeze neza. Inzi neza ko ibisubizo ukeneye wabibona. Thank you. Ndumva ariyo concern yanjye naho ubundi anytime is space wenda niyo ndiho. Kenshi umugani ushobora kubona umuntu ajoininze, ushobora kujoininga from uri muri party runaka ujye kwa utari no mu mugambi wacu. Ntago hari wa profile umuntu ngo uvuge ngo who is this, ariko numvishe nagira icyo navuga kandi mumva namenya na channel niba hari joininga, niba hari n'uwo nabwira nanone utarubizi akajoininga kuko this time urakoze cyane kandi Imana iguha umugisha. Ukeni ushaka iki? Hari abantu I think kubivuga ni hari abantu babishinzwe, wareba abantu bamwe muri twebwe akakoriyanda bamuyobora rwose. Ndumva ari cyo navuga. Ubwo ibindi byose byo akora, hari impunzi zo mu bwiza, hari iki, ibyo byose we can help you doing making sure ko your support giye ahakwiriye. Bari unyana ngo DM yawe just look one of us noneho bari Manzi tukuguiding Manzi uranyumva muri capacity yawe. Thanks. Manzi uranyumva? Muranyumva? Oh my gosh. Hello? Turakumva. Manzi bari kumbwira ngo DM yawe ngo irafunze. Nkeka yuko Manzi niba unyumva ufungure DM kugira ngo abantu baze kugukurikirana neza. Bimeze bite? Kuko nta muntu uri kumva anymore. Ngewe ndi kukumva ariko. Muranyumva mwebwe? Ego turi kukumva. Manzi narindi kukubwira ngo DM yawe irafunze. Uyifungure abantu bari kunyandikira rwose. Ego ndi kukumva. Ndi kukumva. Hari ni kubona nanjye nta bantu ba No, wowe buriya wabuze network. Rucuru urahari? Rabiot manuka Rabiot ubwo muhira muzamura. Thank you. None se nturi kunyumva? Turimo turakumva. Ndi kukumva. Sorry. None. Manzi narindi kukubwira ngo DM yawe irafunze. Rucuru yawe yafata umwanya mbonye namanutse ahubwo. Eric urahari? Reka duhereze Kingdom ijambo. Ariko ngiye muri kunyumva. Bamugane 100% turi kukumva neza cyane. Okay. Manzi na niyo irafunze. DM irafunze. Afungure twandike. Nibaza harimo n'ikibazo entre hoste na hoste ntabwo bumvikana. Okay, muhire uranyumva? Rabiot uranyumva? Ya Denise ndi kukumva gusa hari amaheko sinzi umuntu ufite amaheko. Amaheko yaraza gushira reka tubanze dusolvinga ikibazo. Uri kunyumva? Yego. Rabio ntaganyumva. Okay, Rabio bumanutse ndongera nkuzamure. Okay.
Kingdom wafata ijambo umukasa agakurikiraho. Murakoze cyane. Ntabwo nsubira mu bintu byinshi abantu bavuze ku bijyanye n'iyi topike, ariko nibaza ko mu bikorwa nk'ibi, sitasiyo nk'iyi haba hakenewe ibintu byinshi. Hari umugabo umaze gusa nk'ubaza nimba hari uburyo buhari ko abantu bahura cyangwa iki, baza bamushubije, ariko rimwe ko abantu bahindura mukarenga kuvuga gusa mukajya mu bikorwa, hariya hakenewe imfashanyo nyinshi mu buryo butandukanye. Siritu muri iki kinyejana abantu bakunze kumva intambara, akaba aricyo bibaryoherwa mu kuvuga gusa, ntimutekereze abaturage bari hariya. Last week habayemo kuvuga by'ukuri ku bijyanye no gutanga matera ku baturage, ababyeyi bashobora kubona aho babyarira. Nakomeje kureba hano turi abantu deja bageze 120, hamaze kuburamo nibura n'abantu 50 bashobora gutanga matera imwe, cyangwa biracari hasi, biri hasi cyane. Biragaragara uko abantu ibyo bavuga wenda no ku mutima atari bari ibyo bafite. Sometime amagambo ni meza kandi abantu murabizi ko twese turi ntiyoza mu kuvuga, abantu baravuga, ariko nibaza ko atari cyo gikenewe, kuko ibyo tuvuga byose nta decision ifatwamo mu byo tuproposa ibitekerezo, ariko icyo ushobora gukora ufiteho ubushobozi wowe ubwawe ni participation yawe, inkunga yawe. Wafasha umuturage hariya ukaba wagura iyo matera cyangwa icyo watanga, nibaza kiruta n'amagambo wavuga iminota 10 isaha twaguha hano ukavuga icyo gikorwa. Ibikorwa biraruta amagambo rwose. Abantu tuve mu bintu byo kuvuga gusa, ahubwo abantu bakoreye batanze uburyo bwo gushikiriza iyo nkunga, ariko wareba listikira aho ngaho abantu ni bake cyane, ni bake rwose. Nico nashaka kubakangurira, muhaguruke mutange, mukore, mufite uburyo. Dufite ibibazo byinshi, ariko buriya umugisha wa mbere ni ugufasha umuntu uri mu kaga, atari uko muziranye ngo ni mwene wanyu close muri family, ariko ubona kaga arimo ukagira icyo ukora. Please bongere bibutsa abantu, ababishoboye mujye mubyibutsa abantu bari ko hari ubuje rimwe atarabizi, mujye mubihozaho kubyibutsa abantu. Murakoze. Murakoze. Dukomeze na Eric maze dukomeze na Mukasi. Merci. Eric, uri kutumva? Reka mbanze nshimire uwo muntu uvuze arakabyara kandi Okay. Mukasi, go ahead. Murakoze. Ibyari byose buriya Eric arayasinziriye. No, mwaramutse ariko. Mwaramutse. No, nge nari nzamutse kugira ngo nanjye nakomeje numva ariko nari ntarakanguka neza, ariko ebana kuba Goma igomba gufatwa, ibyo ngibyo byo ni urucabana rwose. Goma yo gufatwa izageraho ifatwe mu buryo buri clever, kuko iyo umaze gufata ibice byose bizengurutse, none se iyo abazaba barimo bazatekereza ko bazahungira, niba bakubita bazawugira igisenyi. Ko barabaza rendo bagize bibeshye bakambuka umupaka, ko ingabo z'uriya musaza ko zitaborohera. Ni ukuvuga Goma yo gufatwa byo ni urucabana, izagera n'ubundi ifatwe, kuko n'ubundi ntago wakwemerera ko abantu baza bagutera aho basigira siteri strategique nk'iriya, akaba ariyo bakoresha bazana intwaro, ariyo bakoresha ibintu byose baza bagutera. Ariko ibyo bizagerwa hari uko bitewe na Fardc cyangwa na Wazalendo, kuko buri kintu cyose M23 ikora igikora nka self defense, ntago ariyo izamuka ngije gutera Fardc. Fardc niyitera mu kuyitera M23 ikabivuna,
ikanabasubiza inyuma bikarangira nyine teritware igiye izisekiriza. Ni mu rwego rwo kugira ngo ifashe abaturage kugira umutekano, kuko nk'uko mwabibonye abazalendo hagati yabo iyo ibiryo bibaye bikeya bararasana abaturage bakabigwamo. Fardc yabona hari ahantu hari ingurube barimo bazirwanira n'abazalendo bakarasana n'abazalendo. Ako kavuyo niko M23 ishaka guca kugira ngo abaturage badakomeza kugenda babigwamo, kugira ngo abantu bose bagire umutekano, noneho mu gihe bayitegereje ko leta yagira ikazabumva, noneho akaba yakumva umurongo wa negociation mu gihe byaba bigishoboka. Bitakundi itawumva, murabyumva namwe. Ubuse iyo yumva ngo bageze Ishasha, Rwindi, Tongo, ahantu hose Masisi irimo hafi ya yose, Rucuri irimo, ubwo Nyiragongo, igice cya Nyiragongo kirimo, ubwo se murumva ubwabyo atari igihugu? Nibagire vuba ahubwo badukoreye gahunda, badukoreye gahunda, tuzabisaba nk'abaturage, noneho ubundi tuzasigare duhanganye n'amahanga n'ubundi dore ntago abatworoheye. Ngarutse ku byo Kingdom yavugaga n'abandi bavuze kare, ni ukuvuga ubu ngubu ibi ni cyo gihe cyo kuba wa mugani ko Kingdom yavuze amagambo, ibikorwa tubirutisha amagambo. Kuvuga ni byiza, umuntu arazana akavuga amagambo meza cyane, twese tukishima tugakoma amashyi, ariko kuri ubu ngubu hakenewe n'ibikorwa, kuko ntabwo bari abasore barimo barwana hariya. Ibyo ari byose iyo umaze kurwana uba ukeneye refreshments, uba ukeneye guhindura, uba ukeneye kurya, ibintu byose murabyumva namwe, muri abantu bakuru rero. Mugane mwandikira abantu, muvugane inbox, buri muntu wese ajya areba uburyo yakora, kandi ntago nakubeshya, matunda y'ikombele kabisa. Ntago ibi ngibi uzabiregreta, ushobora kutabibona ubu nonaha, ariko nyuma y'igihe kandi bidatinze, mu mezi makeya ukaba warabonye resulta. Ejo n'ejo bundi niba uri umukongomani uzasubira iwawe, uzasubira ku itongo ry'iwanyu, uzasubira kuri gakondo kuba utayizi, uzongera worore, nta muntu ugutesha, nta muntu ugusoresha ibyamahugu, uzabaho wishire wizane. Nuba uri umunyamahanga nanone uzaza usure nk'abandi, nushaka kuhaba uzahaba, uzakora ibyo ushaka ibyo ari byo byose, ariko uzaba ufite iyo sekirite, kandi iyo sekirite warayigizemo uruhare rufatika. Nawe ukazajya uvuga uti bino bintu byagezweho, byibura hari agapati nakoze gatoya ko kuba uyu munsi hameze uko hameze. Nkuko iyo dufatiye urugero ku rugero rwiza, mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda ni igihugu abantu baritanze, bati ibintu byose bakora iyo bwabaga. Abasaza batanga abana babo ngo bajye kurwana, bagurisha inka, bakora ibintu byose bishoboka, igihugu kiraboneka. Ariko uyu munsi ubona ko ari umusaruro w'abantu bose, abantu bose baracyishimira, buri muntu wese aragenda, waba uri umunyarwanda, waba uri umunyamahanga, urahagenda ukumva kuri mu gihugu gifite umutekano, kandi cyubahiriza amategeko, cyubahiriza uburenganzira bwa buri muntu wese. Rero ibyo natwe turabyifuza, ariko ntibyagerwaho hatabayeho ikintu cy'ubufatanye, buri wese adashyize hake. Ushobora kuba wumva ati ngo ngewe ntanze amafaranga runaka, cyangwa nkoze ikintu runaka, ati ngende umuntu umwe, ati ntaho byagera, ese ko bishize byasubiye inyuma. Buri lite yose igira ups and downs, ariko ntago wakwidekuraje, cyangwa ntago wakumva ko uruhare rwawe ari rutoya, mu gihe iyo ukoze ikintu nkagikora, Muhira akagikora, Rabio akagikora, Denise akagikora, n'undi bakabikora, biba unit imwe, bikagira imbaraga. Niyo mpamvu uyu munsi bifite aho bigeze. Reka rero dushyigikire, dukomeze dukore iyo bwabaga, tuvugane mu ma inbox. Manzi yarari hano, Muhira arahari, n'abandi bose, you can actually reach out to us, ubundi tukakudirecting in the right path, noneho twese tugafatanya, kuko intsinzi nanjye nkuko abandi babivuze ntago nyirebera kure kabisa, ndi kuyireba, nsigaye nicara nabireba nkavuga ati ibi bintu biri vuba kabisa. So ngayo nguko, murakoze cyane. Ubwo turi kumwe, kandi mugire ibihe byiza. Mwakoze gukora space, Muhire, Denise na Rabio. mwakoze mukasi. afite njye ndashimira Muhire, nanjye ndibuka nijoro, hari nijoro cyane, bari nka saa 5 I believe, bafungura space, nanjye nayindirimo, ariko mpita nisinzirira. I'm sorry, kwa ko nyine nta kundi, umubiri unaniwe, turyama, mbyuka mbonye nyamvise
kote ndavuga ndabona bashaka kuba naniwe kuko numiwe ko nyine gikomeza so urumva ni it's great ngewe like it's hard work I love people nk'abo ngabo nyine hard working people bumva yuko nyine badashaka n'umuntu undi aryamye undi agakora karega ni akazi seriousement ni ukwitanga ibyo rero ni ibintu j'apprécie beaucoup ndibuka mukasi yambwira ko yinjiye muri space ahubwo ngo yashaka kwikurikirana ibintu by'imipira ariko mwabonye ukuntu he is very azi ibintu bya ubona ko afite gift yabyo urumva rero I really love n'ukuntu nyine ushaka kujya yaraje kuri space ajya kuvuga ibintu bya no yagiye kuri Twitter ashaka kubikora ibintu bya foot finally yinjira muri ibi mwamubona mu bya foot ngiye sindamubona ama space ya foot ariko bari muri ibi so which is great muhire as well nanjye ninjiye muri space muhira yaravuga ariko atavuga cyane ariko oh my god ashaka kumara nk'amasaha 7 navuze ko ukuntu avuga afite dynamique like siziko na energy afite yavuga ngiye mbona ko ari nko kuvuga igitabo abari rwose he's a great storyteller umuntu ashaka kumgesha kumwumva umunsi wose ntago naruha sérieux so n'abandi bose sérieusement ndi byiza ndabishima birankuraja no kwitanga kubera yuko buriya bavuga ngo la foi vient ngo faith come by hearings iyo wumva ibintu byiza birakurema urumva niyo umuntu iyo wumva ibintu bikwedifye birakurema buriya amagambo niyo mpamvu social media ni it's a powerful tool nago I think you know it nuko bebe twebwe abanyafrika bebe ntago turamenya tuva yuko social media is just for entertainment which it is but ariko even if you entertain you are showing a message you know you're delivering a message what kind of message who you are what you stand for so iyo turi mu bihe bikomeye nk'ibi we have to take advantage yes we can to be entertained a little bit ariko tukaba turi maso kubera ko baraba ntago bo bahagaze je te dis ne dorme pas ejo narindi kuri Facebook hari ibintu byabaye kuri Trace Award byabaye i Kigali noneho hari abantu aba-Ivoiriens bari babemvise abantu benshi bagiyeyo juste entre parenthèses ngiye kubabwira ukuntu mpamvu badasinzira noneho bamwumva aba-Ivoiriens bari bagiye hari umugabo witwa ngo Chaos Bloom yari yagiye kuririmba babamuhaye noneho ngiye kuri Twitter kuri Facebook ye abantu bari kumufelicita les Ivoiriens félicitations pourquoi félicitations haza umuntu umwe ahita amwandikira ngo ugiye mu Rwanda arasengwe ngo what ngo why me of course mitamenya what it is ngo kuki ugiye mu Rwanda gufata baramubwira ati c'est quoi le problème mitamwandikira ariko est-ce que tu penses que les Ivoiriens sont tribalistes et les idées génocidaires comme vous je suis désolé rumva ho bari kugena mu communauté yose bashaka kuvuga ukuntu ibaze umuntu aje gufata igihembo cye n'umuririmbyi sorry it's my kid today I'm not going to work Robizi c'est la saison des grippes tout ça donc je suis ici à la maison aujourd'hui ndakorera mu rugo but anyway entre parenthèses for urumva yero nashaka kuvuga ko ukuntu umuntu yahise atangira kuvuga ngo kuki mugiye ngo kuki mugiye mu gufata ibihembo ibaze ngo mu Rwanda urumva rero bo bafite N tu vois non kandi ce monsieur c'est un Congolais ukibaza se what is birahurira hehe for real umuntu agiye gufata igihembo c'est un Ivoirien mu bintu bya entertainment ariko uzanye N mu bantu bari kuvuga ngo félicitations wowe uraje uraseka urabisuzugura donc c'est un Congolais mais c'est pas tous les Congolais qui sont tribalistes ce sont des génocidaires tu vois donc quand je dis génocidaires qui ont embrassé l'idée génocidaire tu vois donc mitamwa si vous pensez aho bahari urumva namwe rero iyo mubonye nk'ibyo nibyo ndi kwankuraja n'ayez pas peur de répondre à ces idiots au fait n'ayez pas peur à répondre à ces ignorants
ukababwira ati ko se wowe uzanyemo amacakubiri mu muntu agiye gufata igikombe bihuriye hehe for real bihuriye aho kwishimira undi muntu uko yabonye igikombe kuko ntaho bihuriye wowe urusanye ngo kuba iki ngo agiye ngo there so urumva rero la haine yarabariye tellement urumva la haine niho nkubwiye ko njyewe il faut pas ko twinjira ngo twishima mbefa turishima ariko duhore turi maso parce que njyewe iyo mbona ibintu biri kubera Congo nkabona na wazanazi njye mbita wazanazi ntago mbita wazalendo wazanazi bishimye cyane ko bishimye cyane ko bari gushaka ideology bakayambrasa bakakomeza biduteye ikibazo kubera ko abantu bari kubashima bakora ama space matin midi soir abenshi bari no muri diaspora est-ce que vous le savez ça wa mugabo witwa Pharaon il habite aux États-Unis et wabonye yahamagaye le porte-parole ya wazanazi witwa Jules Murumba numva zine Jules Jaune tout ça ariko finalement bavuze yuko ni umunyarwanda apparemment ngo ni umunyarwanda en fait bose ngo afite les chansons des Rwandais ngewe narwo nari nabizi ejo bundi baranyigishije ngewe murabizi ko banyigisha every day I don't know bambwiye ukuntu nationalité congolaise bayibona bambwiye ko iyo ufite statut ya réfugié ngo umwana ubyara ntago aba congolais okay ngo akomeza abona umurefugié ayagira 18 ans akaba umukongolais yabishaka right niko banyigisha so bariya rero babawazanazi nubwo babonye statut légal ya réfugié tu vois bahita bita ngo bakongolais tu vois que ça pas de sens ce sont des Rwandais ahubwo nibo bagomba gufata toute leur énergie bakabwira ati uyu mwebwe muradushaka wiki kuko ils vont tout gâter ils vont gâter le Congo tu vois donc voilà quoi au lieu yo kubwira aba M23 que ce sont des Congolais leurs compatriotes bareba ukuntu basana kila gihugu bari gufata leur haine bagafata leur haine bayishyira kuri les Tutsis congolais, les Banyamulenge, en fait, bose bakavuga ngo retourner au Rwanda, ce qui est du n'importe quoi. Et même si c'était même un Rwandais qui a changé, qui est devenu congolais, où est le problème? Mais oui, ils vont avoir un problème. Ubwo se mu va tuvuge umuntu ashaka kwaka nationalité sinzi ariko siri ukuntu bimeze Congo nda umva umunyarwanda ashaka kwaka nationalité parce que I guess ngo wemerewe nationalité anyhow bemerewe gukora ibyo bashaka kwemererwa. I'm sorry my kids ndi gutwara so bari gusakuza ngiye kuba deposa ku shuri so urumva rero ni ikibazo duhore turi maso nanjye nshimiye abantu baparticipa biratwankuraja kuko umuntu wese irashozi sa bataille moi nanze kubona ibintu byanje n'importe quoi biri kubera Congo. I'm gonna raise about this, I'm gonna talk about it. Dukomeze tureba n'iby'abandi ariko dukomeza tureba n'iby'ahariya kubera yuko niba bari kwataka tout le monde qui parle le Rwanda le Kinyarwanda ou les rwandophones à part baba wazanazi b'abanyarwanda babareka parce que eux ils se sont pas des Tutsis congolais tu vois ou abo rero niwo we have to dress up kuko nabo bo bafite droit, ils ont le droit à vivre, ils ne devraient pas demander la permission de vivre. Rumva ni ibintu biri biteye ubwoba. Bon reka nkomeze nebira ngo Goma ifatwe tuyireke. Pour moi sérieusement ndi kwibaza se Goma ni ifatwa yonyine, est-ce que ça va arranger la situation? Non, hein, je ne pense pas. Non, pas vraiment. Bigize bagira na Kinshasa. Parce que c'est tout le système en fait. Parce que nous va na Goma itagira amahoro. I don't know. Kuko batangira kuvuga ngo Goma yigiye kuba. Je sais pourquoi je dis ça parce que nigeze kujyana ikiganiro n'umuntu arambwira ati sérieusement notre but yacu ntago yego Goma is good ariko at the same time batangira kuvuga ko igiye kuba Tutsi land kandi hari amoko menshi kandi that is not the revendication M23 vous voyez. M23 c'est pour tout le monde vous voyez et none se ubwo niba ifata I don't know abantu bose se abashaka kubaka igihugu bazimukira Goma tell me I don't know. Pour moi sérieusement numva ko ce serait un raccourci
ok, byaba ari solution un peu temporaire, mais the main goal, niba Imana yaguhaye un petit pays, il peut te donner toute aussi une nation, en fait, pour gérer la lumière là-bas. Donc, franchement, njye nuko nabibona, njyewe numva ko Goma bishobotse, s'ils peuvent prendre Goma, c'est que Kinshasa aussi peuvent le prendre. C'est ça. Merci. Dukomeze. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Sinzi ndabona nta wamanitse sinzi well kuba wafata Goma nta urgence bifite ariko bishobora kuba biramutse bitewe n'uko Fardc yakwitwara n'abari abazalendo mercenaries whatever iriya groupe yose iriya coalition yose no kuvuga M23 they are not under rush yo kugira ngo bajye gufata Goma ntabwo biri no muri gahunda zabo ariko biramutse bigeze kuri level yaho threat ituruka igoma ari nini cyane imenasa abaturage bakabona ko nta bundi buryo buhari bushoboka bwo kugira ngo baprotege abaturage icyaba gisigaye gusa ni ukugira ngo bategereze Fardc bazalindi batere kuko n'ubundi zabikora bafite iyo plan barabikora bafite iyo plan yo kubikora ntekereza ko icyaba gisigaye gusa nugutegereza bakabatera nk'ubundi noneho bakivuna banaprotege na population kuko ubu ngubu Goma ntekereza ko iri kuri tipping point iyo ubonye abazalendo buzuye Goma kandi umuntu avuze abazalendo ntago tuba twirengagije ko ari intera hamwe zuzuye Goma zitangiye guteza umutekano mukeya urumva abasivili ubwabyo ntago bameze neza ntago borohewe urumva iyo barasanye hagati aho ngaho abasivili barapfa urumva ntago ari situation nziza yo kuba ufite mu mujyi munini nk'uriya now mu kugira ngo habeho protection des civils nibwo buryo ntekereza ko Goma ishobora kuba liberated nituze kuvuga gufatwa ishobora kuba liberated noneho bagakomeza n'ubundi basaba icyo bakomeje basaba ariyo dialogue hagati yayo na gouvernement ariko kuba wenda bavuga kugira Kinshasa M23 ntabwo yenda gukuraho ubutegetsi ntabwo ari ibyo ntekereza ko ari byishaka gusa ibyo urumva intambara witangiye ntumenye uko itangiye ntumenye uko irangiye uburyo izarangira tuzabibona bitewe n'ama evenement azagenda aza ariko sofa Kinshasa is out of reach niba ariko ngiye navuga ariko we can never say never intambara iratangira ariko uburyo irangira it's up there in the air umuntu arategereza akareba ngiye numva ariko nabivuga Denis ese mwanyumvaga ya turakumva mukasi reka twumve uyu nimba ari 0 to what bien fait murakoze cyane nahoze nkurikirana byose uko buri wese abyumva ku ruhande rwe topic ngira ngo natangiranye namwe kugeza muri uyu munota yenda twagiye tuvuga ku mateka hari benshi baba bakiri bato ngira ngo nanjye nababwira ko ubutaka buri aribwo navukiyemo ariko ubu ntago ariho ndi gusa ariko n'ubutaka nemera ko ari kavukire yanjye hari sogokuruza nagira ngo rero ngira icyo mvuga ku kijyanye n'iyo topic kandi ndase ku ntego vuba ntagiye kure hari kivuga ngo dufate Goma cyangwa tuyireke point strategique niba mubyibuka neza ntabwo ari ubwa mbere twaba tugeze kuri iriya ntego suko nyine nuko benshi bagiye babivuga ntabwo ari uko yananiranye ahubwo hari impamvu dushobora gukumira ikintu kitaraba yenda tukaba twagira izindi alternatives ariko kitari icyo ngira ngo munyumve neza mu gihe cyashize murebuka ko ubwo twayishyikagamo murebuka ibyabaye ariko noneho icyo navuga wenda point diplomatique ntago bigisa nk'uko byari bisa ubwashizeho byari bifite iyindi sura nagira ngo nshimire abagabo barimo babiri harimo
bagiye baduha umurongo twebwe ku bwacu amaraso arashyushye twumva twanayiraramo uyu munsi. Hari ngira ngo ni Kingdom hari ibyo yavuze bijyanye na motivation. Icya mbere urugamba n'ubushobozi. Urugamba iyo rufite umutima rufite intego igikurikiraho n'ubushobozi. Ubushobozi dufite uburyo yenda impande zose tugenda tubukusanya tukagira gute tukagira icyo tugeraho, ariko nanone ibigaragara ko isura y'urugamba igenda ihinduka umunsi ku munsi. Ubwo nubwo biriwe babeshya ejo ngo siko ya wazarendo, nta wazarendo ushobora no gutwara moto, ngira ngo abenshi ni amabanda ari aho ngaho yirirwa yiba ibigori yiriba mu mirima y'abantu, ntawe ushoboye kuba yatwara sikoye. Icyo rero kitwereka ko isura nabivuga ko ari ubujiji yenda bwabo, bagenda bafata isura mu rwego rwo kwangisha abantu abandi, bya bintu bya tribalism, bakabwira umuturage bati genda wica uyu. Ibyo twarabibonye mu gihugu cy'u Rwanda, nuko byagiye bitangira, umuntu akagenda akabwira undi ati uriya muntu ntukamushyingire, uriya muntu ntugasangire nawe n'iki, uriya ni umwanzi. Bagenda barema icyo nakwita ngo ni interahamwe ziri muri Kongo, muri Kivu muri uyu munsi. Aba baribe ba FDL n'icyo babonye ko cyababangukira, bafata uwo mwanya wo kugira ngo bamubwire tactique bakoresheje mu Rwanda, noneho ya tactique baze bayikoreshe muri Kongo. Uribaza ngo umusirikare arimo ararwana ni sniper, narangiza afata umuhoro yica inka agenda atayiriye ayisiga aho ngaho. Kibaza icyo arwanira, arimo ararwana n'inka, arimo ararwana n'inyamaswa, arimo ararwana n'iki? Biriya rero ni ubucafu bubari mu mutwe. Uko mbibona, ngarutse kuri Goma ifatwe cyangwa tuyireke, reka Goma tuyifate, imbaraga zirahari, niko njye mbitekereza. N'undi yatekereje ibindi. Hanyuma nitumara kuyifata, tukoza ijisho ry'intare arebe ko intare imusumira, noneho tumusukume tumwerekeze muri Angola. Wavugaga rero ibyo kuvuga ngo avuga ngo amatora, ngira ngo ni Rutabayiro. Iby'amatora ntabwo duhangayikishijwe n'amatora, turashaka gusubira iwacu. Twasangayo perezida muremure, twasangayo umugufi, twasanga umuremure, icyangombwa nuko dutaha iwacu. Intego yacu ni ugutaha iwacu, ntabwo ari yuko turasanga yaba ari umuzungu tuzamuyoboka, ariko dutaha iwacu duhabwa uburenganzira nk'abana kavukire mu gihugu cyacu. Bisaba ingufu, bisaba ineza twarayitangaje, aho bigeze murahazi. Tumaze gusinya ku mpapuro ngira ngo zigera muri 500. Utabizi sinzi ko atabizi, sinzi nahaba yaba tumva ibitangazamakuru. Umunsi rero ntago turi ku munsi, nabikenera atubwire, tuvuge tuti seserefe yaramunaniye, arimo aravuga ngo seserefe ngo twongere tuvugane, yagira gutya yahengera turasinziriya akongera karasa. None uragira ngo dukore iki? Kumurasa ndabizi benshi muri abakristo murasenga, musengere basaza banyu n'abandi bose, ariko mumenye ngo umugambi dufite ntago ari uwo kugira ngo dutegereze amatora. Yatorwa atatorwa n'undi yashyiraho wese agifite wazarendo irashaka kwica, inyote w'amaraso irimo irashaka kunywa amaraso nk'ayo yanyweye mu Rwanda. Muragira ngo dukore rero kwirirwa tuvuga ngo none ngo dutegereze amatora tugasubira mu mateka ya kera? Ayo turayazi. Ikintu cyadukuye mu makambi kikadutura hehe na he, abenshi twari dufite green card turabyanga, turavuga tuti tugombe dushakira ababyeyi bacu ivuko bakamirwa inka bongere banywa amata. Ntago rero yatorwa atatorwa byatubuza gusubira inyuma. Icyo dufite mu mutima nuko turwanira ukuri, kandi dufite ishyaka ryo gutsinda urugamba turimo turarwana. Hanyuma rero nsoza nagira ngo icyo kintu cyo gushyigikira, tubona uburingiti bwo kwifubika, tubona iki, ariko imbeho turayiraramo, turakomeza turakotana, nta kindi. Mukomere cyane intare za Sarambwe, murakoze cyane. arakoze cyane Bianse. urakoze.
dukomeze na activiste. Oui, oui. ndimo ndakumva byemfe ndimo ndakumva. activiste nibwo agishika. Mm. Uri kunyumva Denise? Oui, ndi kukumva. Dukomeze na activiste. umuntu witwa Mangu wantanze kugira hano. Yeah, hariyo Ah oui, sorry, Mangu. I'm so sorry. Rabiot, funga microphone, thanks. bien fait, wafunga mic bukeya man. Yeah. Okay. Muraho neza. Naguste fate mwanya. Muraho, sorry Yeah, again. okay. Murakoze ku mu mwanya. Nifuje kugira utuntu mvugaho muri sanse yo gusubizamo imbaraga cyangwa se wenda gusunika abantu batari ku rugamba y'amasasu ariko bari ku rugamba urunguru rw'ibitekerezo. Ejo nabonye abantu hano bamwe twari tukurikiye ikiganiro cy'uwo Habyarimana nyine pseudo Murumba. Mwumvishije ukuntu yavuze uko yasobanuye koze. To be honest, umuntu muzima wagiye no mu madini akabatizwa nta nubwo yamara mu minota 2. Yagerageje gutagatifuza abazarendo ku buryo nk'umuntu uzi byari byo uzi n'ibiri kuba hariya ushobora kugira ngo ari kuvuga abandi bantu utazi. Rero araho bageze bagerageza kugaragaza ko bazi ko harimo abaduyi babo barimo gukurikira. Hanyuma abaduyi bagavuga ngo baratinya ufite bo bazi ko kuko ari igifaransa cyangwa ibiki bazi ko abantu bashobora kuba bafite timidite yo kuba bashobora gukora iki ku debatinga nabo. Ariko mu by'ukuri ndi kubona biragoye victim kugira ngo avuge kuko bababaye. Umuntu uvuga n'ubundi ni wa wundi ukora amakosa, ni wa wundi ukora ibyaha kuko arashaka imbaraga ze zose, arashaka guhisha ibyakora, arashaka niba yishe umuntu arashaka kuvuga ko ari accident, niba atemye umuntu arashaka kuvuga ko ari umugome, n'umuntu arugiye kumwica n'ibiki byose. Rero ndabwira abantu bari ku rugamba iyi ngiyi ibitekerezo ni ngombwa ko abantu barwana nta bwoba kuko nta yindi option ihari. Iyo option ihari nuko abantu bagomba kubaho kandi abantu bakabaho nta n'umuntu basabye imbabazi kuko nta muntu numwe uri hano ku isi numwe ariko numwe mwumve numwe uri ku isi wasabye Imana ngo ndashaka kuza kuba hariya kandi impereza iki gihugu. Buri muntu yisanze ahantu ari, buri muntu rero agomba kurwana kuri ayo mahirwe Imana yamuhaye. Kandi umuntu akumva yuko mu gihe uri mukuri ugomba kurwana cyane kurusha umuntu uri mu kinyoma kuko ufite motivation, ufite impamvu yo kurwanira ukuri. Rero ntihagire umuntu n'umwe utinya ngo ibintu bihindutse ngo nibambona bakubone bakora iki cyose wari wese tuzapfa kandi ntago tuzigi umuntu azapfiraho kandi byica umuntu ni byinshi. Hari indwara, hari accident, hari ugusinzira ukanagenda. Ariko ni byiza uramutse ugiye ari cyo wamariye isi. Arabantu tuganira nkabaza se ubundi iyo uhagararanye n'umuntu uri ku rugamba nk'umuntu warwanye kugira ngo aharanire ukuri, kugira ngo aharanire ko abandi bantu bashobora kubaho, abandi bantu bashobora guhumeka. Iyo uhagararanye nawe wumva umeze gute wo mu gihe nta n'ikintu na kimwe wigeze ukora. Mu by'ukuri umuntu muzima ufite umutima, ufite ubwenge yakagombye kubabara ukibaza se ubundi maze iki, niki maze ku isi, niki ngewe naje gukora kuko kuza ugakorera amafaranga ukarya plan zose wakora bizarangira upfuye n'ubundi kuko ubuzima ni urugamba rurangira buri muntu wese atsinzwe, waba umukire waba umukene. Rero ni byiza kubaho ufite icyo usobanuye, ni byiza kubaho ufite icyo umariye abandi kuko ibikorwa byawe nibyo bizasigara bikuvugira mu gihe uzaba utagihari. Mu gihe ya nzu yawe bazayigura, niba ari inzu ya kanaka ihinduka inzu y'undi muntu, ariko ibikorwa byawe bizaguma ari ibyawe kuko nta n'undi muntu uzabyitirirwa. Rero please abantu mugire courage, uru rugamba tururwane kandi abantu bumva ko batari kumva neza strategy iri gukoresha kuko aba batipe bari gukoresha
niba ari texte nka Micombero yanditse arandika mu buryo uyisomye uri umuntu w'umunyamahanga utazi ibintu bera muri Kongo ushobora kuba perdu, ushobora kumva neza ko umutipe ari kuvuga ibiri byo kandi nyamara ntabwo ari byo na gatoya. Rero birasaba ko umuntu yumva neza style ya écrit bakora, warangiza nawe ukamenya ukuntu basubiza, kandi bibaye byiza abantu dutangire tubasubize dufite de preuve, ugafata ikintu kigende ukareba ama contradiction bakora hagati yabo, kuko ari Twitter umuntu agakora contradiction n'ibyo yakoze mbere. Iyo ngiyo uje ukayimurasisha ahura ukuntu yisobanura akabura n'ikintu avuga, kandi n'abantu barimo hariya bafite umutima w'ubwenge gake bagerageza kubona ukuri. Ndababwira ka experience gatoya nabayemo hano muri iki gihugu mbamo. Hari umumama twahuye nawe w'umunyazimbabwe, tuganira arambaza uwo ndi we, ndamwibwira, arangije arambaza se kuki abakongomani babanga. Ndamubwira ayushuwa baratwanga. Hanyuma n'ukuri avuga abantu baziranye b'abakongomani ngo barabanga, ngo murabica n'ibiki byose. Ndamubwira okay, nambya biragoye ko ngewe nisobanura, kuko urumva wowe uje nk'ikirego, biragoye ko nisobanura. Ndangije njya kuri YouTube mfata ikiganiro cya Mwarimu Uduce Nyerere, ndakimuplayingira asobanura ikibazo cya hariya hantu muri region. Umumama yateza amatwi aracyumva, akurikira ikiganiro cyose, arangije arambwira ngo none se kuki batubeshya. Namwira babeshya gute se? Ambwira ibintu byinshi azi ofete numva ngewe ndi FDLR, ahubwo numva ibintu bicuritse neza cyane, ibara bicuritse barabihinduye. Namwira rero this is the truth. Uyu musaza uramuzi, arubashwe, ntabwo ari ngewe, nta nubwo ari muri epoke yanjye, ariko wumvisha ibintu yavuze kuva icyo gihe. Namwira ibi bintu byarakomeje bigera bariya abantu avuga hano bahungiye muri Kongo, nibo bagiye bongera ibintu barabikomeza, bahura n'imitwe yoroshye cyane barayikonvenka, noneho abantu bose babaye ikibabe abigishwa neza nk'ukuntu abantu bigishijwe. Ndamubwira rero ikintu ugomba kumenya niki, wowe ufite umusaraba wo gufata bene wanyu b'abanyazimbabwe mufite ibi bitekerezo babashizemo, mukamenya ukuri. Ikindi kintu, hari abanyazimbabwe bari mu Rwanda b'abarimu bagiye kwigisha. Niba hari abantu uziyo, uzabahamagare ubabaze, ubabwire ngo muri mu Rwanda, u Rwanda rumeze gute. Nzi neza ko bazaguha ubuhamya, uzamenya neza. So ibi mbivuze kuko hari umuntu wavuze mu biya bya Ivory Coast ukuntu abantu bagerageza gushaka gushyiramo abantu bose ibitekerezo. That's true, barimo barabikora cyane kuko bo bafite ideology mbi cyane, ibintu bya Bantu nilotique. Ufite bari kureba abantu bose bahuje, wajya nko kuri YouTube ukajya kureba ahantu iyo ari n'umukinyi bavangwe izira Bantu izira nilotique. Ufite ni icyo ngicyo, kandi turabizi neza umuntu wari wese uhungira kuri ibyo bintu nuko aba ari umunyantege nke, ashaka kugira ngo abyitwaze kugira ngo bimugeze ku cyo ashaka kugeraho. Mu by'ukuri umuntu ufite imbaraga ntabwo yakagombye gukora iki, ntabwo yakagombye kwitwaza utwo tuntu amadini, amoko, kuko azi neza ko umuntu deja bafite ubwo bwenge bw'uko azi ko biriya bintu biri ya amoko ari naturel, ntabwo ari ibintu wagizemo uruhare. Ayo madini ni choice, kandi zimwe na zimwe tutanumva n'ibyari byo. Ntabwo umuntu uzi ubwenge areba icyo ngicyo, ahubwo umuntu uzi ubwenge areba icyo umuntu wamumariye, icyo amaze. Rero turabizi yuko turi muri bonne voie, tuzi ko dufite bonne cause, tuzi neza, kandi nabo barabizi. Ikiza cyari nuko abo turi kurwana nabo bazi ukuri, ahubwo icyo bakora gusa barashaka guhagarara ku mafuti yabo, kuko harimo abantu bananiwe gusaba imbabazi, harimo abantu bananiwe guca bugufi. Arabavuze ko badazataha iwabo ubundi bwoko bugihari. Nk'uwo muntu nta kindi kintu yakora uretse kwirwanaho. Ibyo barimo ni ukwirwanaho, ariko birwanaho mu mafuti. Rero tugomba kurwana mpaka ukajya uvamo umwuka, kandi ukagenda neza uri proud, abasigaye bakaba uri proud yawe. Goma ifatwe tuyireke. Igisubizo cyanjye hano nakurikiye ibyo abantu bavuze byinshi cyane. Igiteye ubwoba mu gufata Goma ntabwo ari uko Goma igoye. Goma ntabwo igoye, ahubwo ikintu kigoye kirimo ni reaction ishobora gukorwa n'icyo gihande, kandi nk'ukuntu bavuga bafite nubwo buvugizi wenda nshobora kubona ko bufite imbaraga abantu bakabumva na interest abantu bafite kuri bo.
umunyantege nke ari nabo bazi ko ari mukuri, kuko ibi bihugu byose byo hanze bizi ukuri. Niba mukurikira ama intervention y'aba basenateri n'ibiki byose bo muri Amerika, bazi ukuri, bazi ibintu biba hariya. Aba bantu bafite n'amasatelite, bazi ibintu byose, nta kintu na kimwe batazi, nta kimwe, byose barabizi. Ariko araho bagerageza, umwe akagira ubumuntu undi akabivamo, ariko iyo bari mu nyungu z'igihugu cyabo bagendera ku murongo igihugu gifite. Rero umurongo igihugu cyabo gifite ni economy, nta kindi kintu, ni puissance na economy. Kuri puissance kuri twese hariya na hantu na hamwe bafite ikibabangamiye, ariko kuri economy barareba ikibafitiye akamaro. Rero aho ngaho nekereza ko nta kindi kintu gishobora kudufasha. Icyo abayobozi bari ku rugamba, kuko bo bafite ibintu byinshi bazi tutazi bareba. Ngewe Goma nifatwa ndi kumwe nabo, niba yizenguruka icyo bakora cyose, ngewe nizeye abantu bari ku rugamba, nizeye abantu bapanga hariya, kandi niyo ngerageje kuvugana nabo, mvugana nabo, numva abantu bari tayari, ahubwo mbona nitwe tutari tayari. Mbona hano iyo mbonye post y'abantu yaba ku WhatsApp, mbona abantu bafite ubwoba kurusha abantu bari ku rugamba. Abantu bari ku rugamba bari tayari, mu byumve ko bari tayari ku buryo bazibira ibyo. Kandi na Tshisekedi azi gahunda. Tshisekedi uriya mwumva azi byose arabizi, ibyo arwana nabyo arabizi, ku buryo ntabwo azarekura na rimwe. Ni nayo mpamvu natwe tugomba kutarekura, tukarwana, ku buryo umuntu uzapfa atabonye ibizagerwaho, ariko azagenda afite ibyishimo bya nibura avuye nsize abantu bindwanye, sinzi abantu bari ku rugamba. Rero turi ku rugamba, kandi uru rugamba tugomba kurutsinda. Nitutarutsinda nuvuga ngo Imana nibaho, kandi ngewe nzi ko Imana ibaho. Rero please, courage abantu mwese muri hano mwandika, courage abataratangira kwandika mwandike, n'abavandimwe bene wacu tuzi ko tutari guhuza ibitekerezo, muhumure, bazaza nabo, nzi neza ko bazaza. Kubera iki? Kuko ni ubwoba, ntabwo ariko batazi ukuri, barabizi ni ubwoba, kandi bazagaruka umwe kundi. Please, nidutinye abantu mu ndimi mujya ku interview no kumva ko igifaransa cyawe kiri hasi, kivuge. Icy'ingenzi ni message bacyumve. Uguseka icyo gifaransa, n'abafaransa ntabwo babona 10 ku 10 iyo bakoze ikizamini cy'igifaransa. Uvuge, niba ari Cyongereza kivuge, niba Kilatini kivuge, indimi zose ushobora kuvuga, kugira ngo intervene ahantu hari kuvugirwa ikinyoma. Kubita niba ari amasegonda 2 rasamo akantu. Like abantu mwabonye ejo kuri bya Murumba, nabatesheje umutwe kuri message, mbona abantu banyandikira inbox nkabasubiza, kandi nkabaha amakuru nyayo, kuko ngewe uriya Byarimana ndamuzi, ni umuntu nzi neza, ntabwo n'umuntu ushobora kujijisha. Nambwira ngo mugende mubabaze, mubwire uyu muntu arakuza, arakubwira ko muzi. Abantu rero bafasha abakongomani, bafata amatwi, barababeshya ngo n'abakongomani, kubera ko bagendera ku mazuru n'ibindi bintu bareba, bakababeshya. Ariko nzi neza yuko hari umunsi ukuri kuzamenyekana. Nkunda kubisubiramo yuko hari igihe abantu bazamenya ukuri, kandi hari abantu bazi ukuri. Nk'aba Kofi Olomide, iyo mubonye intervention bakora, mubona ko ari abantu bazi ukuri. Buriya abakongomani bazi ukuri benshi barahari, cyane cyane Goma, ku buryo igihe bose bazatinyuka bakavuga, kandi kirahari, icyo gihe kirahari. Ikindi kintu ndagira ngo mbabyize ukuri, Imana iri mu gihande cya M23. Ibi si ukwikina, Imana iri mu gihande cya M23, kandi ubuhamya burahari. Hari ibintu umuntu atavugira hano kuri space, kuko ntabwo tuzi abantu bose bari hano, hari abatwumva nyine kugira ngo bapange ibyabo. Tuzi ubwenge, natwe dufite ibyo tuvugira hano n'ibyo tutavugira ahangaha. Ariko mbabyije ukuri ko Imana iri kumwe na M23, kandi ngewe intsinzi nyihagazeho. Niyo napfuye umunsi nge namenya ko twatsinze, byo bindi mu mutwe, kuko nzi ko Imana idashobora gushyigikira ikinyoma. Tekinike zabo bafite n'ebyiri, ngo ibitwaro byinshi nibarangiza ngo bazara abantu benshi cyane. Mureke mbabyize ukuri, intambara y'abantu benshi ishoboka mu miheto n'amacumu n'ingabo n'ibiki byose, n'amangumi n'imigeri. Ariko ibijyanye n'imbunda, umuntu umwe ashobora kwica abantu 8, umuntu umwe bombe imwe ishobora kumara abantu ikamyo. Rero uru rugamba tuzarurwana, kandi tuzarutsinda. Uko tuzabana nyuma yaho ngaho nicyo kintu kintera ubwoba, kuko ni ikintu kigoye cyane, kuko intambara y'amasasu ishobora kurangira, ariko ideology ishobora gukomeza. Ariko nk'uko abantu mu Rwanda babanye,
ntabwo ntekereza ko ideology idahari, ariko iyo leadership ari nziza abantu barabana, izo nyigisho zikagenda gahoro 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 gahoro, abashaje bagapfa, urubyiruko ruvuka rufite ibitekerezo bya innovation, ibitekerezo byo gukora, kuko umuntu ufite ibikorwa, ufite amazu, ufite business, ntabwo yajya muri ibyo bintu kuko abarengera ibintu bye. So please courage, uru rugamba ugera ruzarangirira nta muntu bizi, ariko icyo nzi gusa nuko Imana iriho kandi Imana izakomeza iba Imana, kandi Imana ntabwo ishobora kwisuzuguza. Courage. murakoze cyane Mangusa. None ngere kubasaba imbabazi ko nafashe undi, ariko ntabwo ntababonye, mu mbabarire vraiment. Dukomeze na activiste, ndaza nanjye gukora commentaire ku byo Manguse avuze. Continue activiste. urakoze cyane Denise Muhire Radio. Ndabashimiye cyane ko mwakoze space, nakomeje kuhaba nsinziriye, nkajya nkanguka gato nkumva nkongera ngasinzira, ariko nagiye numva ibintu byinshi bivugwa. Hagati aho yenda reka mbanze nshimire uyu Manguste, urakoze cyane, uri umuntu w'umugabo utanze, ndumva motivatinze cyane, kuko nibyo uru rugamba tuzarutsinda, ntabwo turi gushidikanya, ntabwo twubatse ku mateka yahashize, nta sindwe dufite mu bwenge bwacu, ibi bintu biragaragara, uru rugamba tuzarutsinda neza neza. Abayoboye uru rugamba uyu munsi wa none ntekereza ko banazi n'igisubizo kurenza undi muntu uwo ari we wese, niba Goma ifatwa cyangwa bakayireka. Gusa icyo nzi cyo ni kimwe, nuko inshuro zose bagiye bafata uturere bakatuvamo, babaga bafashe ikarita bakayiga neza, nta buswa burimo, nta kureba hafi, aba ari abantu bafashe amateka mabi bayagira isomo ryiza, barigenderaho, bituma bakora ibikorwa byiza uyu munsi wa none, bituma bagira ubwenge budasanzwe, n'amahanga birabacanga, baravuga bati ibyo ari byose aba bantu bigaragara ko bize kandi koko barize. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo uyu munsi wa none dushobora gutsindwa intambara ku mpamvu zikurikira. Twebwe turi abantu barwanira mu ruhande rw'iziteka ryose. Murumba ejo ari muri space ya Pharaon, natangajwe nuko hari umuntu wanditse muri comment, aramubwira ngo, aravuga ngo Murumba ndakuzi, na so ndamuzi, na sokuru wawe ndamuzi, muri intera hamwe bwimbi uri kwita umukongomani kubera ko uzi yuko hawe harangiye burundu, uzi neza yuko Kongo yibuze, agahuru wari wihishemo kaba gatwitswe, niyo mpamvu uri kurwana umurengera, niyo mpamvu uvuga nk'uwenda gupfa, niyo mpamvu ukora ibishoboka byose kugira ngo byibuze izo ntera hamwe ubashe kuba wazirengera. Aba ni abantu bafashe icyemezo cyo gukorera mu ruhande rubi, barwana bagambiriye kwica impinja, bagambiriye kwica ababyeyi, bavuga bati byibuze tugize amahirwe haba ethnic cleansing, abatutsi bikarangira bavuyeho burundu. Murumba nabo bari kumwe bose n'ama FDLR yigendera. Ikimbabaza ni kimwe, nuko abahutu b'imfura b'abanyekongo nyirizina bafashe icyemezo, bemera gushukashukwa na ba Murumba bo bafite indi intent, birangira babagiye inyuma, bananirwa kureba kure, bananirwa kumenya yuko ubuzima bwabo buzahacishirira, kugeza ubwo ubu ngubu ababyeyi bari za Ngungu, bari za Rubaya, bari za Bihambwe, ababyeyi bari za Gicanga, ubu ngubu byakugora kubona umuntu utuye muri icyo kirere utari kurira, inzu itarimo ikiriyo byakugora kuyibona. Kubera iki? Bemeye gushukashukwa, bashukwa n'intera hamwe, bashukwa n'abajenosidere,
bababwira yuko babaje inyuma hanyuma bakikiza umututsi ushaka kubavana amata ku munwa. Baremera bohereza abana babo mu bujiji, mu buhumyi burundu bwuzuye, barabohereza ari benshi. Umubyeyi akajya yohereza abana be 5 6, cyane ko babyara ari benshi cyane. Baranabyivugiye ejo bundi ngo twe tubyara tuvuka turi benshi, ugasanga yohereje nk'abana 6 bose ngo bagiye kurwana ngo ni bazarendo, bose bagashirira ku icumu, ugasanga urugo rusigaye rwahanaguritse burundu. Ibi bintu ni ibintu tukiya tubwirwa amakuru na bene wabo neza, aba cousins and uncles and aunts bakubwira bati hari ingo zashizemo abantu burundu. Kubera iki? Umubyeyi yaragiye yohereza umugabo we n'abana be bose b'abahungu, arabohereza ngo bagiye kurwanya, ngo bagiye kwirukana umututsi, ngo ntago bashaka kongera kubona iyo sura ye baba we. Icyo ni urwo no kurwanira mu ruhande rubi, mu gihe hariho contrast ifatika igaragara. Igihe M23 ifasha akarere, abantu bakongera bakarya, abantu bakongera bagatembera, abantu bakongera bagacuruza, abantu bakongera bakabaho, imikino ikongera igakinwa, ababyeyi bakabona za matera, abantu bakongera bakabaho babana mu kivandimwe. Uko no kurwanira mu ruhande rwiza. Ibi bintu sinzi umuntu utabibona. Ari ukuntu mba ntekereza yuko byibuze n'impumyi yakumva, ariko se n'utumva nawe yareba. Ibyo aribyo byose hari ibintu biba bigaragara neza byarashizwe a son vrai jour. Ngiye nkavuga nti Goma ifatwe, kuko ntekereza ko ubu ngubu ntabwo ari aravuga ngo le monde d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Ntabwo ejo hashize hameze nk'uyu munsi wa none. Ubu ngubu igomba gufatwa, kuko kuyibererekera ni ugutuma kiriya kibuga cyongera koherezwaho za Sukhoi, intwaro z'intambara zigiye zitandukanye ziza kwica abaturage. Nduzi ko M23 batanayishoboye, baraza bakaroha ibisasu, ibitwaro bya kirimbuzi bakabishyira mu baturage, bikica abana beza, bikica ababyeyi, bikica abagabo n'abagore, abasivile basanzwe batazi iyo biva n'iyo bijya, akaba aribo bihitana bitewe gusa no ku kibuga cya Goma gifunguye. Icyo rero ngiye ku giti cyanjye nsanga rwose bakwiriye gufunga kiriya kibuga bikarangira Gisegeti abonye ko urugamba yatangije ko ya playing the cards wrong. He has played cards wrong. Hari abantu rero bazi guplaying cards right. Ibi bintu akabibona neza, akamenya yuko uko yongorerwa na Otobahizi, uko amwongorera buri gihe, kuko hari analyse twaza dukora nimugoroba dusanga impamvu abikora ibi byose ahabwa amakuru mabi. Gisegeta ahabwa amakuru mabi, ahabwa amakuru atariyo. Ejo bundi Muhindo Nzange yaragiye arabeshya kuri televiziyo, bigaragara ndumirwa, ndaseka ndavuga nti icyakora kuba uri umuyobozi ufite n'ubwenge buke ni ibyago byongera ku bindi. Aragenda ajya kuri televiziyo aravuga ngo turashimira wazareno ngo kuko ngo bamaze ngo kuvana ngo kuderoja M23 ngo mu birere 30 ngo muri village 30 zose. Ibaze ayo niyo makuru bajyanira Gisegeti, bakamubwira bati ibintu bihagaze neza, wazarendo bahagaze neza, ubu ngubu benda kugera unaganira bameje mu gitondo. Mwagiye mubibona inshuro nyinshi bamukubita amakuru atariyo. Hari umugabo hariya ukomoka mu Rwanda ariko wigiza ngo ni chef coutumier ngo warucuru, witwa Otobahizi, niwe ugenda akongorera buri kintu cyose, akavuga ati ibintu bihagaze neza, muhumure, umenye yuko abahutu bose bakuri inyuma, humura, ugomba gufasha bari abantu, Kigali kavamo, Kagame bakamwica, kuko byanze bikunze tutari twikiza Kagame ni nta kindi kizatuma twongera kubaho neza usibye gusa Kagame kuba atazaba kitekiri kwisi. Uwo ni Otobahizi ugenda akongorera guverinema. Nibwo bwa mbere amateka wenda abantu bakuru barayazi, ba Kingdom bari hano, ngiye ntabwo ngana nabo, ariko ibyo byose gusoma amateka umuntu akayumva ntacyo biba bitwaye. You don't have to be that old kugira ngo ube historian. Ariko ba Kingdom bari hano n'imbeshye barankosora. Nibwo bwa mbere, mwese mubyumve, nibwo bwa mbere muri guverinema habamo MDR bwimbi, umuntu
uwo mu ngoma y'abajenosideri bwimbi bifatika bizwi nibwo bwa mbere muri leta Kinshasa. Ngubu Kinshasa hicayemo umujenosideri ufatika uzwi, umuntu uvuga ati ngewe nzakora igishoboka cyose aho basogokuruza batakaje, aho ababyeyi banjye nanjye ubwanjye twatakaje twongere tuhisubize. Uwo niwe konseye wa guverinoma ya Kongo, kuko niba ari we konseye wa premier ministre Samalo Konde, ubwo niwe konseye wa guverinoma ya Kongo. Niwe muntu ugenda agatanga ibinyoma, Muhindo Nzanga akamuha ibinyoma, agatanga ibinyoma, President Kisegeta agatangira kuvuga amadisikuru ari mu gifaransa cyinshi n'igabo kubera ko bamaze kumubeshya. Mulumba Jire Mulumba Habyarimana ejo yabwiye abantu, arababwira ati duhagaze neza ku rugamba. Narumiwe, duhagaze neza ku rugamba, tumutuje inyuma, duhagaze neza. Ejo bundi barabamariye ku icumu bakabica nk'ibimonyo byigendera, bakamarira ku icumu neza bikarangira bapfa rwose bagerekeranye. Ubona ukibaza se nk'aba abana b'imyaka 20. Nabonye hari umugabo nawe umwe ngo muri Grand Nord, niba ari hehe, ari kurambikaho ibiganza abana b'imyaka 17, abana b'imyaka 18, ariko baturiraho ngo intsinzi, ngo nibagende ngo baje kurwanira ngo igihugu cyabo. Imihirimbiri iraho neza batazi, ubona batazi bipfa n'ibikira ngo baje kurwana muri biriya birere. Numiwe, navuze nti icyakora ubuhumyi buri mu bantu, ubujiji buri mu bantu, kutagira ubwenge, kutagira urukundo rukunda abanyu, ukoherereza abana batazi ibyo ari byo, batazi iyo bagiye kurwanira, batazi impamvu bagiye kurwana, warabizi kuvuga ngo nimugende ngo muzatabaruka amahoro. Yahese murarugenda mugambiriye gukora iki muzatabaruka amahoro yayo? Nangwa ejo yavuze ijambo cyakora n'umusazi arasara akagwa ku ijambo, aravuga ngo hibu, ngo iyo bari kurwana ngo ejo bundi ngo bari kurwana ngo byibuze ngo bari bafite ngo ukuntu ngo bashobora ngo gucika ngo bakirukanka, ngo kubera ko ngo baba bafite ukuntu ngo birukankira ngo za Rubumbashi, ngo bafite ukuntu birukankira za Kinshasa, ngo hari ahandi baba bafite ho kujya, ngo naho twebwe ngo ntabwo tuba dufite uburyo ngo twirukanka, ngo kuko ngo nta handi dufite ho kwirukankira. Yes, that's true. Ubuhamije neza ko mutakiri wazarende muri kurwana, ubuhamije neza yuko ubungubu ari Fardc iri kurwana, noneho ari special force iri kurwana, ahubwo difference nuko barwana batazi impamvu barwana batazi aho barwanira, barwana batazi, badafite motivation nimwe ibatera kurwana. C'est ça le problème. Naho mwebwe motivation mufite yonyine niyo kuvuga muti Kigali twarayitakaje tugomba kongera kuyisubiza. Nta yindi vuga ngo motivation mufite niyo kuvuga ngo agahuru twari twihishemo bagiye kugatwika, turajya hehe mu bihugu by'ibiyaga bigari. Nicyo mwibaza, nicyo ba Mulumba bibaza, nicyo ngicyo barabajenosidere bahagazeho. Agahuru twari twishe, kandi koko reka mbabwize ukuri, Kongo na agahuru keza babonye ko kwihishamo. Ubu ngubu kuba kari gutwikwa, niho umugore wese n'umugabo wese wa FDLR yicara akibaza ejo hazaza he hakamuyobera, akiyemeza kumobiliza abahutu bose n'andi moko yo muri Kongo kugira ngo bagire urwango banga abatutsi na leta y'u Rwanda muri rusange, kuko hari ukuntu byose bayibarira hamwe bakabikukumba bakabishyira mu gatebo kamwe bagatwara. Ariko uwo mugambi mubisha uzatsindwa. N'ubu ngubu reka mbabwize ukuri, ntago biri butinde tutageze muri Goma. Ibi bintu narababwiye ubushize ku cyumweru cy'ubushize, ibi bintu nabibonye mu nzozi. Ibi ni ibintu nabonye mu nzozi. Ntabwo tugiye kugera muri Goma ngo duteze akaduruvayo, ntabwo tugiye kugera muri Goma ngo uwari ubayeho neza abeho nabi. Tugiye kugera muri Goma kugira ngo ibintu bihinduke, abari bafite ubucuruzi bukomeze neza nta kongera kwamburwa, abari bafite amasomo bagomba kwiga bakayarangiza, bajye mu mashuri bige barangiza babone that diploma n'ama degrees, bige baminuze. Tugiye
kugera muri Goma n'ahandi hagiye hatandukanye, dukureho racism birangire ivuyeho, kuko racism se niki? Racism ntabwo ari kuvuga ngo ni ibingibi byo kuvuga ngo abirabura banga abazungu, no. Racism ni philosophy. It's a philosophy of a contempt for life. That's the definition of racism. It's a philosophy of a contempt for life. Ni hahandi uruhande rumwe rwumva yuko abandi bantu nta gaciro bafite ko kubaho, that they don't deserve to exist. That's the right definition of racism. Niyo mpamvu abirabura babanwa nk'ikintu kidafite agaciro, kigomba gukoreshwa agahato, gukoreshwa iby'ubucakara, byarangiza bakicwa, byarangiza bagafatwa ku ngufu, barangiza bakajugunywa, bakabashyira muri dumpster bakajugunya. Niyo mpamvu imiryango yacu muri Congo irebwa nk'aho ari ikintu kimbwa yanze, ari ikintu kidakwiriye kubaho, bikarangira bagomba gucibwa imitwe, bikarangira bagomba kuribwa, bikarangira bagomba kujungurwa mu migezi, bikarangira donc turi abantu bari bagizwe contemptible, badafite impamvu nimwe yo kubaho, badafite impamvu ya existence yabo, akaba niyo mpamvu bashaka gukora ethnic cleansing. Nicyo ngicyo kigiye kurangizwa n'abasore biyemeje kuturengera no kurengera ndimo yose muri Congo, no kuzana iterambere n'amahoro n'ubwumvikane n'imibanire myiza y'abaturage hagati y'abantu n'abandi. So nyewe nicyo ngicyo navuga. Murakoze cyane, dutegereze intsinzi. Gusa icyo nzi cyo nuko abatangije urugamba bafite ikarita iri imbere yabo, barayize neza mu bwenge bwinshi, bazi niba Goma iri bufatwe bigatanga umusaruro, bazi niba Goma itari bufatwe hakaboneka izindi mechanism bakoresha. Donc ubu ngubu bafite abilité, bafite experience yo ku rwego rwo hejuru, kuko burya baravuga ngo it's a war is an art. Intambara nayo ni art mu yandi ma art ayo yose. So bafite ukuntu iyi art bayifite mu biganza, barayiga neza bayitondeye. Niyo mpamvu there is no doubt yuko bazi the benefit of taking over Goma or just leave Goma for a while. So ni bashobora rwose ibyo ngibyo barabizi neza. So murakoze cyane, mwakoze kumpa ijambo. Imana ibahe. urakoze activist. Nakunze ukuntu uvuze ibyo byose, ariko nanjye ndashaka kongeraho hari icyo Manguse yavuze cyanyubatse cyane ufite usi avugana. Hari ikintu yavuze ngo umuntu ubabaye ufite, kandi c'est vrai ntago avuga, and it's true. Yavuze vraiment nk'ibintu bya psychology a little bit like ndabikunda rero cyane, c'est vrai. Nkunda ukuntu the mind think, the mind works, kandi koko nibazaga ariko why wa mugani why tureke n'ibingibi byo kuvuga mibi by'abakongori, just in general. Iyo umuntu yababaye ntago avuga. Hari uko mugani hari abantu bavuga, but in general ntago uhita wihuta kuvuga. C'est vrai, urumva ntago uvuga, uba uri shoke, uba uri traumatize. Urumva rero iyo muri traumatize, feri ya mbere ntago uhita ugiye kuvuga. Hari bamwe bavuga, which is great, umuntu wese agira ukuntu how to manage their trauma, how to grieve the trauma, ukuntu babaho the trauma, ariko ubundi en general ntago bavuga. Kandi nagiye numva amastori menshi cyane, umaze ubu tugize kumara hafi umwaka. Remember activist, numva twatangiye space ushize, wese ko wari wabitangiye imbere yanjye, ndi kuvuga ibi ngibi ngiye kumara umwaka duhostinga aya maspace. Ngewe narayize byinshi cyane, my god, ahubwo muzama examen, I hope to pass a little bit. Kuko mwagiye munyigisha byinshi. Ngiye nari nzi ko ari abanyamurenge gusa baba Congo, I didn't even know abamasisi, I did not know that. Ariko nari nzi ko there is a problem, and ndagenda mbyiga muri space, nagiye niga byinshi cyane. Abantu bakatubwira ukuntu nubwo bamugani izo wazanazi zitaritangiye kubica, ariko hari discrimination, kandi koko niko babivuze activist. Abantu bakatubwira bati ati twebwe twajyaga ku ishuri ari bana batoya. Ndibuka papa Jacques atubwira ati natwajyaga ku ishuri bakatuburinga ngo musubire mu Rwanda, ngo yo Rwanda.
kandi baze bara ibyo byose rero hamwe akavuga ati twari dufite akabari abasirikari bakaza bakicara bakanywa bakarya ariko ntibatwishyure urumva ibyo byose even if yes nta ibyo ndi kuba mbere yuko bica cyane biko bica ndi kuba kera twari tuzi ko discrimination yatangiye ejo bundi no batubwiye ko byabaye igihe kera bakiri batoya umva nk'abo papa Jacques baraturuta urumva rero ni nk'ibyo byose twebwe tutazi we need to know isi igomba kubimenya really tugomba kubimenya so niyo mpamvu mbashaka kugira ngo tugire opportunity tuha abantu baze batubwire nanjye ndikibaza ariko mugani nari mfite ibintu bibazo nk'ubingizi kubera iki abantu batavuga exactly ntago bavuga kubera yuko ntago bafite a safe place actually Edwin kugira ngo wifungure you gotta have a safe place to land to feel comfortable kuvuga what happened you gotta feel safe nta kuntu wavuga ngo I've been abused I've been nagize prejudice bankoreye discrimination umuntu akubwira ngo tetwa ziba uri victimiza nuko twatangiye space tubikora it was nuts byari bikomeye nageze aho ndavuga ni I'm not gonna go with this abantu bazamuka kuvuga barazamuka bavuge their story ariko ntago c'est pas un sujet à débattre niba umuntu yarabaye ibyo ngibyo nuko that is their story that is another way niyo mpamvu buriya abayahudi muzanareba but very protective of their story you don't play with them about their story kandi n'abarara baparisi rega umuntu wese agomba kwirwanaho kuri story yawe to your culture like what the heck is this umuntu arashaka kuvuga ngo what happened bagushaka kugucecekesha none se wa mugani uraceceka exactly ntabwo uraceceka kuko you don't feel safe kugira ngo to be open up kwifungura ugomba kwisanta à l'aise kandi n'abantu they have to receive the message they have to they have to be compassionate ntabwo wakora space umwe azamuka ashaka kubigira deba ashaka kukubwira ngo tute victimize mwibaze nk'iyo level nabuze no this is unbelievable ntabwo nshobora kubyumva ko muri 21e siècle icyambabaje cyane ni uko abantu babivugaga baba hanze ntabwo ari abantu basi ngo bicaye aho ngaho bari mu cyaro bari no niba abantu mushobora gusangira muri lunch muri ku kazi okay niba abantu muhahira hamwe mugiye muri Walmart cyangwa mugiye kuri Target cyangwa mugiye kuri I don't know niba abantu muhura mu bus niba abantu muhura ugiye gufata gas station like n'abantu bo bari diaspora they should know better because if you're outside nibo naje mpangara nabo more wowe nakumva basuriye uri hariya barabaza n'impamvu nyine bari kubamanipula ces enfants là niba wewe les enfants les wazanazi les petits ce sont des petits bafite dans les trentaines ko nababonye ce sont des enfants bari nyine very well kuba manipulated kubera ko first of all they really don't know any better ngaho mbwira nawe urabyutse iwanyu barakubwiye ko abatutsi ari abagome kandi wenda ntabwo yanabayeyo nababwiye ko ari benshi bumva se ntabwo abizi they don't know any better urumva ko nk'ubwo watubwiye ukuntu ngo baba babyara ari benshi n'ubukene n'ubuki ariko bambwiye ko FDL ifite amafaranga I don't understand how maybe warabaha exactly wenda barababyaye kujya I don't get it muzatubwire how it works ariko urumva ko abana nta yindi opportunity to know better kuko aho kugira ngo ahubwo guverinoma n'ababyeyi n'everything bazanemo cohesion kugira ngo bakundane no urumva babashyiramo izo politike ya division zo kwanga abandi umwana rero reka nkubwira abana ni éponge vous savez très bien uyu mwana umubwiye iki umwana aracyemera iyo umubyeyi amubwiye niyo wagira ute ahita abyemera niyo wagira ute niyo wamuha she will believe it urumva rero niyo programme bafashe
So that is unfortunate ko abo ngabo aho kugira ngo guverinoma ifate urugamba yigisha abo bana ahubwo ils vont les armer pour finir avec leurs compatriotes. Bo rero bazi ko bari on the right side. You know, niko kazi seriousement indi guverinoma izabikora hopefully, ariko bari abakandida bose bari kuri presidentielle, je vous dis, narabaje se ninde wabihindura. Turavuga ngo okay, Moise se ni wowe nabona, but for real abandi bose yaba Fayulu yaba Denis Mukwege yaba nde na wundi uhagurira yavuze ngo gahunda yewe ngo nuguhiga ngo president Kagame, ukibaza se what does that really have to do with l'avancement du pays? Donc urabona ko c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi qui ne font pas de sens. Ikindi barabose baba diaspora who should know better, they should know better. Bagize imana navuga imana ni opportunité rega ku voyager. C'est une opportunité parce que baravuga ngo élargissez vos horizons. De plus vous voyagez, de plus ingisha kuvuga abo ndi kuvuga abo bagenda baha ijambo nkura mugabo wahamagaye abantu ngo muze ngo ahamagara uwo mugabo ngo Jules muhade yitwa le type là hier, le porte-parole de Wazanazi aramuzana. Le monsieur ari hanze, il est bien, ari muri Amerika, ses enfants sont en sécurité, n'est-ce pas? Abana bose bameze bien, il est en train de jouir de la liberté du pays que l'offre le pays ahari, ariko ari gutuma abantu ariko urubuzwa ubugome uri gutuma abandi badasinzira kubera yuko aho uhagaze the good, kuko anytime you can get up and go pick up your kids from school, ariko ababyeyi bo nta nubwo bazi nuko bajya kugura umugati w'abana, ahubwo gahunda ufite no kugenda kwankuraja turi kumwe nawe avec un français je ne sais pas. Oui, turaguha ijambo maze ugenda ubwira ukuntu urugamba rumeze neza kugira ngo barimbure abaturage. Vous imaginez ninde ufite abenshi barabose bari hanze. Ngewe nibo ndi mon focus on. Hari ba Curtis, hari ba Mama Simango, hari benshi cyane barabose les instigateurs, on appelle ça les instigateurs, les gaslighters, bara gaslightinga. Gaslightinga iyo machine de haine, machine de tribalisme, machine d'idéologie génocidaire. Abure nibo bashyiramo essence, nibo bashyiramo abo rero kubera. Why I focus on them? Because they should know better. They should know better. Bari hanze for a reason. You're there for a reason. Parce que udashaka ko abandi basinzira wowe urasinzira aho uri. Tu sais très bien que demain at least niba umugati utari mu rugo mu gitondo ufata imodoka yawe ukayigira ufite iyo sécurité, uri hanze, iyo liberté ufite, aho kujya ufata iyo opportunité kwigisha abandi ibyiza wowe urashaka ahubwo. How dare you bro, how dare you sis, how dare you? Niba baraguha opportunité, you got your opportunity, you know what it is. Turabizi kuba muri Amerika cyangwa muri Canada whatever, I mean ni opportunité yo to gain another knowledge, even challenges you may have, you grow from it, and then whatever you go back, even if you don't go back physically yet, but at least you can contribute something. You cannot tell me that tu vas utiliser ton temps uri hanze, okay, uri mu gihugu cyo hanze, ahubwo ugashaka ko impressiona. Buriya benshi baba bashaka baba bavuga rega bari impressionné. Moi je le sais, baba bari twavuganye n'umuntu muri Amerika rwose buriya nitwifata neza zanatwohereza, aratwohereza amadolari, aratwohereza amati. But that is the thing. Ngewe mba ndi kureba, that's what I'm focused on, kuko oh my god, they should know better. Ntacyo wankanga aho uri uhagaze, uri umunyamerika, uri umukongore, ariko uri gushaka kuzana ayo matribalisme. Ese iyo tribalisme uri kuzana bayigukoreye hariya muri Amerika, ufite aho wajya kurega, right?
bakakwakira kandi you know that ikirego cyawe kizakirwa ntabwo bazakubwira ngo noto victimise pas. Mais pourquoi tu fais ça avec les autres? Pourquoi vraiment? Tu vois, c'est ça qui est c'est ça que moi je comprends pas et je ne vais pas me lâcher. Moi, Ethan, my conscience tell me that I'm doing the right thing. I sleep knowing that I'm doing the right thing. Ibibi abari ibibi, ibyiza bikaba byiza. Aho ngeze aha wa mugani, you have to contribute on something. Ntabwo turi abana ntabwo ufite imyaka 2, ntabwo ufite imyaka 3. Ariko ni imyaka 3. Umwana uramwigisha mwiti this is wrong. Stand up for what is wrong. Stand up for what is right. Bira rero bya bullying. Bira bya division, bira bya tribalism. Umuntu mukuru ahubwo bafite position yo kwigisha abatoya. Niyo responsible, niyo duty. Abatoya nabo bakakira. Niyo mpamvu somehow nyine urukiko rw'abana somehow uretse ko ari umwana akora amakosa. Man, hari abaloya bari hano they gonna try him as an adult kuko ibyo yakoze bimeze nk'iby'abana ariko at the same time aba ari umwana kubera ko twiribaza se byagenze bite, how come? So nibyo rero I really M23 ifite cause iri noble, non seulement noble mais bafite akazi kandi natwe turagafite and I want to be part of it. I want to be part of it. Is how to be part of it is to say no, is to say little thing you know about this situation. Quand on est vraiment mieux placé de dire pourquoi on ne veut pas les Wazanazi dans cette nation du Congo. Parce que, mais déjà, on est comme chacun nous qui mu Rwanda. Encore une raison en fait. Encore une raison. Je ne comprends pas pourquoi ça t'intéresse pas. Pourquoi Wemera, pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi on a vous tu passes ton chemin en fait. Vraiment, le level of je ne comprends pas. Mais bon, ukomeza ubwo nyine urwo rugendo natwe tuzakomeza urugendo tuvuga ko this is wrong. Ariko nimenye yuko niyo batangiye barabitangiye kwica les tutsi congolais banyamurenge leyema abantu bose basa bafite même morphologie. No kubica no kuba oppressor. Navuge ko ejo bundi hari umumama bafunze, umugabo baramufunga, hari abantu benshi bafunze, hari umupapa witwa Dr Lazare muri prison. En fait anybody urumva niba ibyo bandi bibabayeho nawe don't think that you're safe. Nicyo shaka kukubwira, you're not safe. You and I were not safe. Ibyo buntu wamukoreye nawe ubwawe nawe wibura tuve muri situation. Don't better that ntuzatekereze ko you gonna get out of nta kibazo. Ntabwo utekereza komsa surtout muri iyi myaka aho tugeze ubu ngubu. Mwabonye ko abantu bahagurutse, abantu bararwana ngo Israel Palestine tukarakara isukari kazamuka, ariko bavuge ibintu byo what's happening in Congo nawe ugaceceka kumva ko that is not your business. Birababaje for real. Ukibaza yuko niba bari kuri border aba wazalendo nababwiye ko ce sont les Rwandais bari ku mupaka bategereje. En fait ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien anyway. Vous comprenez ça? Quand tu n'as rien à perdre, tu n'as rien anyway. So you don't care. Rumva. So Rumva, we have a lot to lose, right? Especially your life, your sanity, the economy. Ndi kuvuga nano ni mu Rwanda sibyo. No Congo rero. Congo c'est un pays proche du Rwanda. Bari kubica bavuga ngo ce sont des Rwandais. Et même si c'était des Rwandais, vous avez quel droit de les tuer, merde? Vous avez quel droit? Ikibazo no bari abavande bari kwita abakongolais. Donc ibyo ni ibintu biri dégueulasse. Quand ils vont à l'Amérique, à Bazungu, ils vont pas venir se tuer pour nous. Jamais. N'abara mercenaires bari hariya nabo bazubwenge. They know how to deal with that. They know. Bo baje gufata ubwo madolari yabo ubwo bazahita bigendera. Niyo mpamvu rero twebwe tugomba guhaguruka
tugakora akazi kacu bari bakavuga story yabo natwe on va parler plus fort même nabo bavuge natwe tuvuge maze on va se retrouver. Quand on dit on va se retrouver, moi je sais où je vais me retrouver. La vérité il va les délivrer. C'est ça, la vérité. Ni wadashaka nyine nakundi ariko dukomeze twe dushyigikire abashatse kujya imbere kwanga discrimination bakanga discrimination bakanga amacakubiri bagahaguruka natwe dukomeze please nanjye dukomeze surtout bari abo hanze bariya bakomeza bashaka kwankuraja de wazanazi bariya bose babwazale n'abariya rero ngo ba XP bo mwabonye na nyirangongo hagiye somisi s'appelle comment nyirangongo whatever yes narumiwe je mundi ibintu yavuze ngo rwose ufite yavuze ko nta bwicanyi buri muri umva oya yavuze ngo ce n'est pas la peine que ngo abantu bafatanga intwaro ngo yego ngo ikibazo kiri muri Congo ngo ntago ari ikibazo cyatuma umuntu afata intwaro ibaze nawe ubwawe umuntu aje mu rugo rwawe ashaka kukwiba ntabwo wafata une arme pour te défendre umuntu uri muri Amerika akavuga ibyo bo ubwawe niyo wafata intwaro kwidefenda hano muri Canada hari abantu bari kwanga kureka leurs armes parce que c'est le droit c'est tu te défends avec hajize anytime ntabwo babonye ejo bundi ibyo bakoze les trucs les Israéliens bicwa les terroristes baje bagafata bakabica iyo baze nk'umubyeyi afite nk'imbunda ntiyari kurasa se akapfa basi ari kurwana like a man not like you know at least you try wero ngo no ngo ibibazo ngo byabaye niko numvaga avuga ngo ibibazo ngo byabaye ngo muri Congo ngo ntago ari ibibazo ngo byafatwa ngo intwaro really. It's good that you're sitting there with you. Wicaye meze neza muri fauteuil yawe uvuga. Urumva rero ni gutekereza nk'ibyo niyo mentalite rero ariko iyo umuhaye opportunity arayivuga. Ariko ntacyo today turamusubiza ko ibyo ari kuvuga it's a nonsense. It's nonsense that he just want to hear the sound of his voice. Ariko it's just ridiculous. Very ridiculous. Ntago wavuga ngo ibintu biri kubera Congo ntago ari byatuma ngo ufata intwaro none se ubwo yagiye kubivuga bara 250 groupe armée ziri hariya hasiko bweneho ariko la haine l'ignorance afite envers son peuple fait nabo nibo durwa nabo duhangana hanga nta kibazo on est ensemble on y va turakomeza reka duhe ijambo Bienfait yazamutse merci. Mama Denise atarafata ijambo ni Bienfait ninde muranyumva ni Bienfait bon Bienfait urakoresha iminota mike nari nasezeye narushye uraza kwihagana muvandimwe ntago ntinda. Okay, go ahead. Arakoze cyane Mama Denise. Hari bimwe agiye abwira kandi ni nabyiza kujya twumva kuri space amajwi y'abategarugori y'abamama y'abashiki bacu ni byiza. Ariko icyo nagira ngo nongereho kanya kashize nari navuzeho iminota mike nabwo ariko nagira ngo nongereho ikintu kimwe buri wese agitekerezeho. Intambara ifite impamvu itandukanye n'intambara ushobora kujya kurwana ugira ngo urye intama z'umuturage urye ihene uri wazarendo. Gukunda igihugu ntago bisobanuye kujya kwiba umuturage ngo ujyane matera ye wicare kuri moto munywera inzoga ufite akabari hanyuma umwibiri ibyo kurya ugire gutuje mu murima we. Uko gukunda igihugu ahubwo ubwo waba ukunda inda yawe kandi inda mbi irakenya. Mu Kinyarwanda tujya tuvuga ngo urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze. Buriya rero ikindi cya kabiri nagira ngo nongereho n'abandi babyumvireho ntabwo ari uko Sekedi atazi ikibazo gihari.
arakizi nk'uko bakuru banjye babivugaga, arakizi uko giteye. Ni ikibazo kimaze